Muraho neza abakunzi ba Bismart Media, murakaza neza kuri channel yacu aho dusangira ubumenyi bw'ikoranabuhanga, multimedia ndetse n'amahirwe ari mu isi ya digital. Muri iki kiganiro turavuga kuri Bismart Media, icyo ari cyo, impamvu cyashinzwe ndetse na serivisi zitandukanye dutanga. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, wakanda subscribe, share ndetse na comment. Bismart Media ni iki? Nkuko mubibona rero, Bismart Media ni ikigo gitanga serivisi z'ikoranabuhanga ndetse na multimedia kigamije gufasha abantu kubona ibisubizo bya digital mu buryo bworoshye. Ese ijambo digital ubundi bivuga iki? Ijambo digital bivuga ikoranabuhanga rikoresha mudasobwa, internet ndetse n'ibindi bikoresho bya electronique mu kubika cyangwa se gukohererezanya amakuru. Niyo mpamvu iki kigo cyacu cya Bismart Media kiyemeje gutanga serivisi hafi ya zose zijyanye n'ibikorwa bya digital. Intego yacu rero ni iyi. Muri Bismart intego yacu ya mbere ni uguteza imbere ubumenyi bwa digital cyangwa se ubumenyi bwa digital, ari nkuko twari tumaze kubibabwira, gufasha urubyiruko kubona amahirwe y'ikoranabuhanga, guteza imbere guhanga udushya muri multimedia. Ndetse muri iki kigo cyacu tubafitiye computer lab, aho abantu bose bashobora kwigira amasomo kuri internet, gukora ubushakashatsi, gukora imishinga online ndetse no gukoresha mudasobwa mu buryo bworoshye. Urumva niba waba ufite ikibazo cyo kuba ushaka wifuza kumenya mudasobwa, ushobora kwifashisha Bismart computer lab, ukaza ugakoresha imashini mu buryo bworoshye, ugatunganya, yaba ari gutunganya amashusho, yaba ari ukwiga amasomo online nkuko tumaze kubibasobanurira. Serivisi yindi dukora muri iki kigo cyacu harimo serivisi ya internet, aho dufite mudasobwa, aho dufite wifi internet yihuta ya 5G, dukoresha Starlink, niyo internet igezweho cyane muri iyi minsi. Muri Bismart Media rero dutanga internet yihuta cyane, aho umuntu ashobora kuyikoresha akoresheje smartphone, aho ashobora kuza akayikoresha internet yacu akoresheje mudasobwa. Abantu benshi rero baza mu kigo cyacu kugira ngo bavugane n'imiryango yabo kuri Skype, bakore online job, ariho harimo graphic designer, video editing, social media management, YouTube channel. Cyane kariyo abantu benshi bakunda kumanaginga. Umuntu ashobora kuba afite YouTube channel ari mu mahanga ariko umuntu akayimanagingira ari mu Rwanda. Hari abantu rero baza hano iwacu baje kureba amasomo, cyane murabizi ubu muri isi ya digital amasomo menshi y'abanyeshuri uyasanga online. Umwana wifuza gusubira mu masomo, isomo atafashe neza, ashobora kuza akajya kuri YouTube agakurikirana umwarimu we online, akiga agafata amasomo ye neza. Hanyuma rero muri iyi computer lab dufasha cyane urubyiruko gukora document, gukora ama CV, gukora ama research ndetse n'indi mishinga yose itandukanye iri muri digital. Hanyuma rero nyuma y'iyo mishinga dufite indi service muri Bismart Media irimo icyo bita government digital services, cyangwa se service za leta zikorerwa kuri murandasi. Ariho dufite service za online government zirimo Irembo, tukagira bita RDB services. Muri RDB services dutanga service, ushobora kwiyandikisha mu bucuruzi cyangwa se kwiyandukuza, dufite na service za Rwanda Revenue, aho ushobora kudekarara imisoro ndetse ukaba wabasha no kwishura. Hari service za CRB, aho umuntu ashobora kuza tukamuha service ijyanye no kumenya niba afite imyenda muri leta cyangwa se afite imyenda mu bigo by'imari bitandukanye. Tukagira na service za RBC niho handi dufasha ababyeyi kubona ibyangombwa by'inkingo z'abana ndetse n'amafiche ya vaccine. Ibi rero bifasha abantu benshi batugana kubona service za internet mu buryo bworoshye, ntibatonde imirongo nkuko ahandi hantu umuntu ajya gukoresha service za internet ugasanga amaze nk'amasaha 5 bitewe na internet iri hasi igenda gahoro cyane. Mu zindi service rero nanone tugira service za printing. Muri Bismart tugira printing za document, tukagira printing za amafotokopi y'ibyangombwa, tukagira icyo bita scan, hanyuma tukagira na printing ya t-shirt, tukagira printing z'amabendera, tukagira printing z'impuzankano n'ibintu byinshi bitandukanye bijyanye na printing
dukora. Ikindi kandi dukora graphic design. Graphic design ni hahandi umuntu ashobora kuba akeneye gukoresha logo, akaza tukamukorera logo y'ikigo cye cyangwa se logo ya company ye. Dushobora kubafasha gukora amaposta, dushobora kubafasha gukora amaflyers ndetse n'ibyapa byo kwamamaza. Hanyuma tukongera tukababwira yuko muri iki kigo cyacu bafite indi serivisi nziza cyane irimo gufotora. Dubura ahangahe iwacu tubakorera amafoto meza cyane agezweho y'ikinyejana kuko tubafitiye kamera nziza. Tukabakorera n'icyo bita videography. Videography ni hahandi umuntu ashobora kuba afite event cyangwa se ikirori akatwitabaza akatubwira ati ndifuza yuko mwaza mukadufasha bijyanye n'ikirori cyacu, tukabakorera amafoto meza ndetse na video. Hanyuma rero dufasha n'ikindi kintu dufasha abantu aba content creators, nk'umuntu ushobora kuba afite YouTube channel, Instagram, akaba afite Facebook, akaba yifuza kugira ngo tujye tumufasha kumuha igitekerezo cyo gukereya content yo ku uploadinga ishobora kuzagira views nyinshi. Ushobora kutugana nka Bismart Media tukagufasha cyane. Bismart Media rero serivisi za digital twari tubabwiye muri make ni izo ngizo. Ubwo tugiye gukomeza tubabwira indi serivisi hano kuko ni ikigo kimwe ariko kirimo serivisi nyinshi zitandukanye, ariho tugiye kubageza ku yindi serivisi yacu ya kabiri ijyanye na Bismart Cafe Resto. Muri Bismart Cafe Resto rero naho nkuko mubibona tubafitiye ahantu ushobora kuza ugafata amafunguro cyangwa se ugafata n'icyo kunywa uri gukoresha na mudasobwa yawe, cyane ko aha hantu hari free wifi. Ushobora kuza ukicara mu gihe ufashe icyo kunywa, mu gihe ufashe icyo kurya se, nyine ukahasanga internet y'ubuntu, ukashobora kuba wavugana n'abavandimwe bawe ndetse uri n'ahantu hatuje, ukaba wakora akazi kawe kajyanye na online kandi uri gufata n'amafunguro. Kuko impamvu twateguye iyi projet nuko umuntu akenshi uri gukoresha ibi bintu bya digital abakeneye ibyo kurya cyangwa se n'ibyo kunywa kuko gukoresha ubwenge bwinshi. Muri iki gice cyacu rero turabwira ko hari ahantu aho gufatira amafunguro, icyo kunywa, kuruhuka nk'uko twabibabwiye mu mwanya mwiza, ndetse ukaba ukoresha na wifi y'ubuntu. Ibi bifasha rero abantu bacu babonera ahantu umwanya utuje ho kwisanzura nta kavuyo, cyane ko nk'uko mubibona buri muntu aba afite ahantu yicaye. Ntabwo ari ngombwa ko uza ngo wicarane na mugenzi wawe mu gihe nta gahunda mufitanye, ariko mu gihe mwaje muri couple cyangwa muri babiri, muri batatu, muri bane, ushobora kwicara mu cyumba cyanyu. Rero murakoze cyane gukurikirana iki kiganiro cyacu cya Bismart Media. Niba wifuza serivisi zacu, bibutse n'akandi kantu nibagiwe gatoya kajyanye n'uko dukora delivery service. Ni ukuvuga ngo ni wifuza ikintu, icyo kurya cyangwa icyo kunywa, ushobora kuduhamagara kuri izi nimero mureba muri ekara, hanyuma tukabagezaho icyo mwifuza. Nkuko mubibona muri screen murabonamo ibyo dufite dutandukanye, hari aka brochette, omelette spéciale, ikirayi, agafiriti, agapilawu, chicken leg, ushobora kubona fish, ushobora kubona n'ibindi byinshi bitandukanye, igitoki se gikaranze neza cyangwa se igifu cya friti. Ikintu cyose wifuza hano muri Bismart Media ushobora kukibona, cyane ko muri iri shami ryacu rya Bismart Cafe Resto. Rero ntiwibagirwe gukora like, subscribe, share na comment. Turongera mu kiganiro cyacu cy'ubutaha aho tuzadukomeza kubagezaho ibiganiro by'ikoranabuhanga. Murakoze.